Sinjya nkunda kugira inama abakobwa, ariko reka mbikore uyu munsi. Ni ubutumwa baduhaye. Ati niba uri umukobwa ukiri muto, unyumve neza. Abagabo uzahura nabo mu myaka yawe 20 bazaba batandukanye cyane n'abagabo uzahura nabo mu myaka yawe 30. Mu myaka yawe 20, abagabo bazakwirukankaho cyane. Abenshi muri abo bo bazakwirukaho bazaba bari mu myaka yabo 20 nabo, cyangwa se soza 20 na 30. Ariko mu myaka yawe 30, abagabo bazakwirukankaho bazaba bari mu myaka yabo 30, cyangwa se isoza 30 na 40 kuzamura. Itonde unyumve neza. Waduhaye ubutumwa ati burya hari igihe cyiza, nubwo mwinshi mubyirengagiza, nubwo benshi mwirengagiza, hari igihe cyiza cyo gushaka umugabo. Aho ni ryari rero? Nibyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Igihe cyo gushaka umugabo ubundi ni ryari? Igihe cyiza ni ryari? Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Uretse tujyane, wimanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe, ni buto riri ahagana iburyo munsi y'iyi video, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza bitakugoye. Tumaze kuba umuryango w'abantu 19,000 birenga. Nimwinjire mu bandi mukora ako kantu. Ni ubutumwa ati igihe cyiza cyo gushakana mu myaka yawe 20. Ni mu myaka yawe 20 uko abagabo bazakwirukanka iki gihe. Kenshi iki gihe ni abazaba bafite intego yo gushaka mu by'ukuri. Ngo nuko biba bimeze ubundi. Nyamara ikibazo ni uko benshi muri mwe cyangwa se muri twe ni abakobwa bato. Ngo muzavuga ko mutaragira igihe mukiri bato, mukeneye gukora akazi n'ibindi bintu runaka nk'ibyo. Utuganirira ati yego ibyo byose ni ukuri rwose, bizaba ari ukuri gutekereza gutyo. Ariko ikintu kimwe ugomba gusobanukirwa ni uko ngo burya buri gihe igihe cyawe mu kibuga cy'urukundo cyangwa se mu byerekeye urukundo ntabwo kizarebera ku byo wifuza. Mu ntangiriro igihe kizaba inkoramutima yawe, ku buryo uzatekereza ko ari inshuti yawe magara, kuko uzaba ukiri muto, yewe uzaba unafite ubwiza. Ariko ngo uko uzagenda ukura, igihe kizaba umwanzi wawe mubi wigeze kugira ni abakobwa. Ati mwe abakobwa mwe bavandimwe, ngo ntimuzakora ikosa na rimwe yo kugereranya ubuzima bwanyu n'ubw'umugabo. Kimwe mu bintu by'agaciro abagabo bakunda mu kibuga cy'urukundo cyangwa se mu byerekeranye urukundo ku bagore ni ubuto bwabo, ko bari bato, ndetse n'ubusugi. Niko avuga ngo abakobwa bari mu mabyiruka, mu buryo uzarebe neza uzabona bafite isoko, baba ari imari. Iyo ukiri muto rero, ibyo uba ukibifite byose ari bishya. Niyo mpamvu uzabona bakwitayeho cyane. Twavuze ngo iki? Ubuto bwawe ndetse n'ubusugi. Niko avuga. Nawe ubirebe, niba uri mu myaka yawe 20, reba ukuntu abantu bakwitayeho cyane. Igihe urimo rero ngo si igihe cyo guterera abakunzi hirya no hino, ntabwo ari igihe cyo kuvuga ko ukiri muto utarakura, mu gihe uzi neza ko utemberera mu buriri butandukanye bw'abasore, urara mu mazu akangari akayose. Rekeraho kwibwira ko ari igihe cyo kuvuga ko ushaka kwinezeza. Iki gihe tuvuga ko ari icyo gushakamo, ubundi abantu babizi neza bakita igihe kigoye. Ati kwitabwaho bishobora kuzagutera kubura ubwenge, ukaba wakora ibintu by'ubupfapfa byanatuma uzicuza mu myaka yawe 30 nanone. Ni abakobwa, ibi ngo bibabaho buri munsi. Ibyo mvuga birasobanutse hano. Ugomba gusobanukirwa ko bitazahora bimeze nka biriya. Niko avuga. Kuriya ubibona, kuriya abasore bose bakureba bakaguhamagara ubutitsa. Ati uko uzatangira kugenda usatira imyaka yawe 30 cyangwa se uri muri 20 ya nyuma, abagabo bazaza mu buzima bwawe bazaba baje kukureba gusa no kukujugunya iyo hirya no hino. Ngo bene aba bagabo kandi bagakubagana kubi cyane, barakubagana kubi cyane. Muri iki gihe benshi mu buzaba ubona ko wanifuza gushakana nabo, benshi bazaguhunga. Ati icyo gihe nibwo uzamenya ukuri ndimo ndakubwira hano uyu munsi. Uzashaka amahirwe wabonye mu myaka yawe 20, ariko ntuzayabona. Ati ntihazagire n'umwe mu bakobwa barengeje imyaka 33 baguhuma amaso ngo ugire ngo barishimye. Ntabwo baba bishimye namba. Kuba bari bonyine, nta ngo bashinze, nta mugabo bafite, nta bagabo bafite, reka sigaho.
ubwo ukiri muto jya ufata igihe cyawe ukora ubushakashatsi ku mahitamo akugaragarira akuri imbere. Ntugatere umusore ukunda ishoti cyangwa se umugeri kandi yiteguye kugushaka nyamara witwaje ko ukiri muto cyangwa se utiteguye. Ati bisimvuga ko ari ugushaka abagabo bakize b'abanyamafaranga. Ati hari abatipe hano hanze bavamo abagabo bafite ubushobozi bwo gukira ariko ntabyo bafite uyu munsi mu bigaragara mu gihe nabo bakiri bato. Aba nibo twita ko iyo mushakanye mwembi mushobora gukura mu buzima mukagera kuri buri kimwe ku bukire. Ibyo mukabikora muri hamwe nibo twita abangaba. Tubwizanyije ukuri ati turabizi neza njyewe nawe ko aba bantu bahari uyu munsi. Barahari hano hanze. Ati burya urukundo ruraryoha iyo ubonye umuntu ugukwiriye. Niba uyikunda ukishuka abagabo bazi ubwenge ibyo uzabizirikane bazagukoresha mu myaka ya 30 kandi bazakomeza kukujugunyanga nk'umwanda hirya no hino baguhererekanya. Shyiramo ubwenge. Niba wakunze iyi video nimukore subscribe muri benshi muzajya mubona ibiganiro byacu byose nk'ibi ngibi neza mu buryo bworoshye. Samuel Mugisha ni wowe wumvaga, reka dusubire ngiye mu biganiro bitaha.